uwitwa Rick niwe wegera umuntu utayagara amubwira ati kwataka umuntu umeze nkaho ufite ibitero uri kumwerezaho ntago ari sawa mwatake mu mujyo wa Yesu ikiganiro cyasohotse bavuga yuko bafite umubyeyi bagiye wari wambaye kanzu y'umutuku wari muri ya video yego buriya amakuru namaze kwimenyaho ngenda banza nkatuza nkatohoza yego namenye amakuru yuko ibintu cacana yavuze avuga yuko ngo wampaye miliyoni 20 n'amanyanga breaking news uramumere ntago wampaye miliyoni 20 n'ibihumbi 20 kugira ngo aze gusebya umeremera kuzaratanga ubwino ariko ubwino yatanze harimo ukuri n'ibinyoma niyo mpamvu mitazanga itakubwira rero iyi video wabonye hangaha uyu yaguri kubona hangaha breaking news tuvugana aka kanya ubu ngubu ari muri Canada iyi kopi uri kubona hangaha nyuma yaho uwitwa Yago amenye mu bana uri hagati y'umuntu bita uyu ngwino ndebe n'uyu ngwino narasabe byabaye ngombwa yuko habaho icyo bita ngo plan gitegura uyu muntu uri kubona uturanye na ngwino ndebe warusi connection yari hagati ya bombi nayo nzi ceceka rero manze gusobanura ibi ndakumva amakuru amaze gutara namenye yuko ibi ni ibirego by'umuryango twe twamaze kwinjira mu muryango muri Totoro Usanga umuryango wa Raisa turi kwataka kandi tugakoreshwa n'umuntu umwe sindi kugera kuri kote y'abantu bose ngo munyange nimushake mu bikore simbyitayeho gusa ndi kuvuga hangaha mu cyumve neza uyu nguyu yaguri kubona hangaha mu mujyo wa Yesu arimo iyi ni kopi yateguwe uyu ngwino ndebe ni warabonye Yesu ari guhamagara abantu baje gutwara sabe sibyo baje gutwara sabe n'abantu bari mu cameraman wari utuye muri kiriya gipangu kiriya gipangu kandi umuntu wa cameraman wari utuyemo hari ahantu yari mu cameraman wande wasabe yego ubwo yirukansa ajya kumureba hari n'abagiye bajya mu biciro byo kugira ngo zisibwe biranga bitewe nuko bazi ko bigize icyaha wari umuraciringa yabonye yuko ibyo bitaruze gushoboka kubera ko video tageti zari ziriho ni umuntu wagomba kuba ari umwanzi w'umuntu runaka ngaho nananenga abakozi bakora kuri racano zabo waruzi neza yuko uyu munyamakuru witwa Fisi yakoreye isimbi nawe arakorera zino mpanga waruzi ko yabakoreye nawe kandi nawe umuntu wafashe video ajyana no bita ndagira ngo nawe yabikoraga abandi nawe yabikoreye yuko abantu bose morege nabone inkuru yakoze ku gihe kiragihe irankuru yamugejejeyo urabyibuka neza ko irankuru namufungishije ntabyo nzi nkusundegera breaking news umuranzi ungana gutya ikibazo umugeni nari imbizi irankuru yaramufungishije imaze kumufungisha aragenda nayisabira n'imbabazi ahubwo nuko iyo uvuze sabe ikintu cyambere cy'icyamubonaho cyambere yahemukiye umuhanzi wari ugezweho ukunze muri icyo gihe amuteza abantu gutera kugira ngo ufate Knowless uzi ikibazo yari arimo kuva muri apasi bavuga ibintu bya sida cyane noneho amaze no kuba umusitari kugira ngo umwangirize izina uramuheregeta muri ubwo buryo niyo mpamvu rero urumva uwitwa Chita binaremara ko byose ni cover ni sova ari gusova umuntu wiwe mwarwana kuwa murwanyeho nawe yego kubera yuko abizi neza yuko uwatatse bari abantu nabo bagiye kumugera mu minsi ibiri Yes, nizere ko mumeze fresh sana. Big Town TV tugarutse muri stories zitandukanye. Nitwa Patrick the Entertainer, yitwa Kavukire. Bibaye bwa kabiri agaruka numva amaze kuba mu rugo ndibaza n'ubwa gatatu azaza n'abatankatiye. Aragenda nababyuka byajaraguye. Babarira giye pandushyira ibintu bya kuko tuza Ni kari gashaka Kavukire we. Umeze neza se Kavukire? Itangiye kwisetsa nkajigo none ngira gahari. Tabaho. Ujye ubikora urwe na jigo. Rese umeze neza n'amahoro mwana? Ngewe ni fresh kabisa. Ibintu biracamo. Ubundi yamaze guterekaho. Ubwo twinjiye mu mwandiko. Mba niyo ndavuga asize microphone mu mazi teretse. Akora ibintu nawe urakabye. Oya ereka ngiye ngomba kwa ndi clean. Ukora ama protocol n'ibiki. Yego. Inshuti yawe murungi sabe wabonye ko aje indi video. Wikwirukanka ari kuri kujyaye. Wikwirukanka. Gende gake. Nge machaka kujya tuganire neza. Gake. Nge ndashaka kujya manza nkuganirize ku bintu byiza n'ubera mu Rwanda hanga. Erega burangiye we. Ku ruhande rumwe buriya abantu banzi nk'umuntu unenga ibintu byose ariko ngenda nashima. Uranashima. Utangira ushima noneho. Waruzi ko Miss w'Ububirigi afite inkomoko mu Rwanda. Waruzi ko Miss w'Ububirigi. Akashabyo we nibica ariko nukajya ubeshya abantu. Ntago bizi? Karakara yes. Nase wamujyana Miss Jolly? Shana uko bijyanye ibintu bidahuye mwana. Vuta Miss Jolly ukamujyana nabo bana mwana. Cyasigaho mwana ukanengo. Miss Jolly nuko ngo ni brand n'umuntu adapfa kuvugana n'uburi muntu wese. Nyine ntago avuga ngo nuko agusikira ashaka kubwira n'iki ngiki. Nuko natungwe no kubona ubwiza bw'abakobwa bose beza nzi bafite inkomoko mu Rwanda kuko Miss Jolly nani mwiza. Miss Jolly ni mwiza afite amafaranga n'ubwenge. Afite amafaranga n'ubwenge. Yagize imbere agatebe gake. Urumva nicyo kintu no Miss Jolly baba natandukaniyeho. Ariko ikintu nakubwira cyo urumva ngiye nashimye. Nashimye
uburyo Miss Jolly yitwaye skandale zose zagiye zimubaho yego n'ibyagiye biba nyuma ni byiza ni byiza byatare kuko hari nyibura naje gusanga byinshi tubamo no kugira dusurviving cyane hari plan rero napanze hari ibintu napanze nari navuze ni buriya nka Patrick nk'umuntu abantu bazi yuko uri umuntu wumva yego maybe buriya Miss Jolly conversation yanjye nayo yari kuzaba ikenewe kuko mfite ukuntu ifuza kugira ngo mwereke ushaka muzahura yego oya no ndashaka kugira ngo mwereke ibintu byiza navumbuye kandi nzi yuko twabigiramo inyungu n'abanyagihugu bose akagiramo inyungu cyane cyane yuko mu kuboko kwiza kugaragaramo umukobwa nawe ari mu bintu biteza imbere abajene ko bari tayari ibyo bari biba byoroshye cyane ni ibintu biba byoroshye cyane kavuki twigire mu kiganiro ikintu kimbaza no kutangira tubona muri rukanwa wabaguritse kandi ni wambo yimye ko ufite amakuru oya niyo mpamvu mba nkugaruye uzacunge neza umuntu uza hano nagaruke nta makuru aba afite ubwo comment yumvije ngo cyakubwira ngo iki comment bakubwiye ngo ajana yawe niwe wazanditse numije bashaka kunamo ngo ngarakono ariko ibintu navuze ni ukuri ni sawa cyane ibintu navuze ni ukuri ahubwo abantu ikiganiro baragikunze baranakirebye yego nyine haruko abantu bavuga ati kavukire ni wa muntu uhora utukana avuga iki nta gutuka ariko urumva ariko banabonye ko ushobora gukora n'ibiganiro bitarimo gutukana barabibonye nabyo ibyo ngibyo ngo ma credit yabyo none ma credit yabyo twakoze ikiganiro cyiza ndibaza ko n'uyu munsi ugiye gukora ikiganiro cyiza yego niba atari impanuka urakoze cyane amakuru uzanye nayahe noneho oya ngiye baraterwa n'ikiri kumba erega nabwe ngiye ukimbona ufite showbiz bro nahere kuri video ya Sabe none yaje kujya hanze barimo barasora episode ni gake nicyo kintu ndimo kwibaza uyu munsi wa none okay reka ngufashe babanje gusora iriya ryamye yego noneho uyu munsi bakaba basohoye indi aturuka mu nzu bivuze ko hari n'indi video ari mu nzu ni gake nk'uko yego yabivuze reka nyine ngusobanura ngufashe kugira ngo musobanukirwe neza abanyarwanda yego ndagira ngo nshimire abakunzi ba Big Town TV uyu ni akavukire Nyamirambo producer Mike Mob repetition yanjye ni yayindi Olari Kengshi rampa kavukira uri hose ubu niba njangaha nje guhereza amakuru atari ivumbi ibintu bimenye cyane ejo ntago abanyamakuru bari haruguru reka hanga turi kuri grid hanga ejo bundi bari haruguru he narababonye hano haruguru so n'ugikondo narababonye urumva abanyamakuru barimo hari ahantu namaze kumenya amazina yabo no bita Siyaka uyu nguyu wakoze no kuri channel wakaraka sigaho nawe Siyaka nagmakora ntabwo yakoze hano nabaga namuhaye tuganira nabakorana na Baptiste uri Siyaka ntabwo ugeze bakorana ako yakorana na Jiko yakorana na Jiko ntabwo bakoranye yeba kandi ari inshuti yabaga yamuhaye turakamwana yakoraga ikingano kimwe Siyaka se inshuti nuriya ntabwo ari inshuti oya seri reka none nze kuri uyu nguyu Fisi uyu nawe baba barakumwe yego nibo bajyanye hararo bajya gufata amakuru hari ahantu hari aravurikira akora ibintu so gushinyagura mwatse oya ntago ari gushinyagura kujyana ngo imetero ngo muri apima ngo hano umuntu ngo yasimbutse ko ibyo bintu n'ubumuntu ibyo ni bya Pastor Claude rero nakubwiye abantu bakora batari serious nkagiye hica ahantu ngo kubera ko ngo wicaye ahantu arapima mwana ngari mararengiye ubwo ntago ari izo ntago aranarize reka ntubimurenganyirize niyo Ike afite ntago wamurenganya ariko iyo titre ya past izaveho ariko ngira ngo wenda nshaka kuza iyo titre ya past tuzayiva nuzuga Claude nibuka nibuka ibi bintu buriya abantu bazi ibintu byabaye ku Nyange TV ibintu byabaye kuri channel batumbagije se breaking news mitabivuga batarabina channel skate yakoraga ari kubena bari basinye we na Majid Black nyuma y'abashize video yo bita Jihad rega mafite amakuru muri community arimo arikoresha ibintu bitari serious yikomudutsi cyane azunguzira ntuze bavuze ngo girapfundikiye byarangiye cano kubita termination batayiturumburaho ubu cyaratumbagiye nta ikintu mutazi ni kimwe rero icana mwabonye yita Inyange niba mu break nzakiri kare nindi baguze bayitira iryo zina bahita bayitira iryo zina ariko igano nari kumva umuntu muri kundya nkababara cyane none se Sky turaza gukomerezaho Sky tu kigano bakizaho na Majo wakibonye se ntabwo nakibonye ngo batinye kwijandika nyine Sabe naba urase ugiye kumuvuga arabanza agatitira agatinda mukuru ikintu kiriho ni kimwe rero nari nkubaje ni habanje kuza video y'umuntu witwa Sabe bamwise Sabe ngiye simbizi sinabikonfirma uriya ni Sabe nawe yarabyemereye ubwe yego urumva kuri radio yego haza nyuma video none hasohoka mu nzu ndibaza ngo yago kuri BNB FM ngo na FM ari cyane umwezi sinibyiye bakamara nawe nyina Kigali yazaratandukanye mujye muvuga ibyo BNB Kigali yego akwana Kastari yaravuze ngo abantu bamemukiye navuze nabwiye Imana ni Imana
aya marira ndizo uzayanyiture muri bano bantu. urakoze cyane. None se aravuga ati mugiye kubona nindi mutabonye, haba hari indi video noneho Saba sambana. Reka nkwereke ibintu utaramva rero. Yego. Mbere yo kujya kuvuga iyi video urumva izi video ziri kubakora ngaho uri kubona kumwita Yago uri kubona ahangaha uri kumubona cyase uri kubona ahangaha Sabe barimo baramugaragaza. Mbere yo kujya kuzibona byose banza utekereze ku muntu bitari click producer click. Buriya ni byiza kugira ngo ubu uri kumwe n'inshuti ikwigisha kugira ngo uve mu byaha. Ejo bundi we ntabwo urimo urambwira amakuru. Rega nawe ndwese. Ariko kavukire rero nawe ntugajye umvanga. Sajye mbeshya. Urumva? Yego. Ikintu mutaramenya ni kimwe. Iyo ufite inshuti nziza zikwereka imico myiza nayo. Yego. Uwitwa Rick niwe wegera umuntu utayaga aramubwira ati kwataka umuntu umeze nkaho ufite ibitero uri kumwoherezaho ntago ari sawa, mwatake mu mujyi wa Yesu. Mwatake mu mujyi wa Yesu. Umubwiriza. Umwereka ukuntu nyine yagoswe yaraburije, umwereka ukuntu wagarukira Uwiteka. Ni nayo materi mu mujene arimo agenda akoresha ambwira ati mwabantu mwe Imana izanyishyurira. Nyine iki kintu cyajya ngusobanurira sibyo? Yego. Ari kumwataka mu mujyi wa Yesu kandi namaze kubona yuko igihugu cyamaze kunenga system ya showbiz na nabaye black news kintu byamaze gufatira umwanzuro. Yego. So abonye se kora RBA yabaye aba influencer bivuga ngo baza amategeko batayazi. Yego. Bira bintu noneho byageze ku rwego urumva aka kanya ubu ngubu Yago yamaze guhindura system ari kwataka. Aba big energy kwanza ndatangiye ubu ngubu gake dutangira mu kiganiro cya John wagitangiye Abanyarwanda cyeke John cya John uriya John Yago yakoresheje nakibonye nyine wabonye avugamo ibiki ibi byose nabibonye reka nze bikubwire nyine ase cyo cyawe rero nakunce mu ijambo ry'uruka. Okay Ngifite kumva reka nkwereke rero Patrick macha kugira ngo nyine wowe umbwi nyine tumene nk'abantu turansi nkuru abantu babashe kwiyumvika rege wonye tuba turatonga ntago mujye tuvuze. Yego twagiye gake gake umwanya n'uwawe nyine man ari smart mu byo ndakora. Yego urakoze cyane ngiye kavukire Nyamirambo. Yego amakuru amaze gukura producer. Yego ayo tudayitwa mu kimwa studio ndashaka yanyibwira abantu GRG Go Strength Graphic Record niwe producer wa mbere mu Rwanda ukora ibintu byiza nagashishura. Ibyo ndashaka mbibwira abantu rega nibyo bintu watangiye uvuga ibintu byo gushima twe tubishima nibyo kunenga tubinenga. Urakoze cyane. Urumva nagishishwa kibi wawe kandi suko wenda bikunaniye kuba watereka muri Rix ubwo ibishinwa ubuzaho bikura ariko uwo muntu Rix ashura nka werorongo mbase oya usigaho twikomereza umwanya no wawe. Yes ngenda cyari yakavukiye Nyamirambo producer Mike Mob. Yego ikintu mwamaze kubona uwo bita Yago uriya niwe head of everything mubanze mu byumva ibintu bavuze ko tutazongera kumuvuga uyu muntu. Ndashaka kujya tumusimbuke tugere ku ruhande. Aba big energy ibintu ngiye kuvuga ngaha mu nkingurukire mu ndebe. Yego. Nimundebe nabi. Kuko ibintu ngiye kuvuga ngaha birazamo abanyamakuru bagiye bakomeye. Harabo ndi bunenga naho ndi bushime. Bitewe n'ibyo namaze kumenya ngaha. Ejo bundi nagiye gukura amakuru yanjye hari ahantu. Aho bayisiyaka n'uyu nguyu urumva fisi bari bagiye gukura amakuru. Ikiganiro cyasohotse. Bavuga yuko bafite umubyeyi bagiye wari wambaye kanzu y'umutuku wari muri ya video. Yego. Buriya amakuru namaze kwimenyaho. Ngenda banza nkatuza nkatohoza. Yego. Namenye makuru yuko ibintu cacana yavuze avuga yuko ngo wampaye miliyoni 20 n'amanyanga. Breaking news uramumere ntago wampaye miliyoni 20 n'ibihumbi 20 kugira ngo aze gusebya ntago yasebeje ahubwo ikintu cyambaje nuko yirahiriye akavuga ngo ntago umuyisilamu nabeshya. Nicyo kintu cyakubabaje. Nicyo kintu cyambaje tubimvuga n'ibintu byose ntago akwiye kuza mu ibintu kubera yuko uyu nguyu isi yakuri kubona hanga sumuzi muri za gituma yirwa yirukangana abantu hariya azi gutera injuga abantu kugira ngo babaha amakuru arabizi ibingibi. Uyu mumeri yari yabimye amakuru za Nyamirambo akazi ya kibiri gutyo. Yego yari yabimye amakuru pako mukumara kubima amakuru byabaye ngombwa yuko isi yakamwegera amwigisha ukuntu batuye bose ahantu hamwe muri quartier zimwe. Inote ya 20 bamuhaye ibihumbi 10 n'undi 10 fisi yatanze ibihumbi 10 nanuze nese akatanga ibihumbi 10 agacumi si 20 umeremera kuzaratanga ubwino ariko ubwino yatanze hari mukuri n'ibinyoma. Yego kuko hari abantu bamaze kumenya inkuru imwe barisiba ikiganiro punditi yari marakisi yaka ku mafaranga 20 mutigeze mumenye ima kamera punditi yake isiyaka 20 ariko mwaka ikiganiro nyine gakimuhereza isiyaka yamuciye 20 yamuciye 20 nawe kubera ko afite ubwino afite nyina makuru yari ari mu iki kiganiro banza kugisohora. Yego niyo mpamvu mitazanga itabwira rero iyi video abonye hangaha uyu yaguri kubona hangaha breaking news ntago ari no mu Rwanda akakanya ari he tuvugana akakanya ubu ari muri Canada. Ubwo niza kuvuga ibintu gusanga hano baje babyurira bivuga ibyo bintu ngo bara breakings kandi amaze breaking ngo yara breaking
gize inkuru none zimwe Kigali se zaratse. uriya mugore hari umuntu ejo waduhamagaye Yego. ndi hakurya hariya ngira ngo urahazi si nk'uko tuhavuga Yego. ndi kumwe n'uwa muhungu aratubwira turiya mugore ntabwo ari mudugudu wa hariya amakuru ufite na yahe producer Kari mudugudu hari ahantu ntabwo ari we ntago urigeze mbibaza. yaravuze ngo uriya mugore yarabeshye ntabwo ari mudugudu wa hariya Ako nawe ntago yavuze ko ari mudugudu. Ngo ni umuyobozi ariko. Yavuze yuko ari umuyobozi umva se nkubwire Eh. yavuze yuko urumva muri ba bantu usanga ari abajyanama b'ubuzima mu kagoro k'ababyeyi bari abantu nyine beta ngo bipanze imirimo oya ni ukuri kw'Imana ako se gukora igihugu no kwipanga imirimo gikoresha imvugo nziza man ariko uriya mubyeyi yakoresheje imbaraga buri wese agomba kuba ako kazi agomba kugipanga akaba ijisho rya mugenzi we yego ari naho nakuye inkuru navuze bagatuma mbeshya nikosora ku bantu babutumye mvuga yuko uwitwa Sabe ngo hari habaye ibirori kubera ko amafaranga namaze kubahereza bamaze kubatamira bambwira ibintu babeshya barakubeshya nanjye ndaza mbibwira abantu ndikanga niyo mpamvu janga atabwira ngo inkuru zisigaye ziboneka ariko umuntu yishyuye njye narabishyuye reka ye ubusa nkubwira ibintu bimahanga utaramenya amafaranga ari icyo atagura n'umwana w'umuntu uko yamuguze w'Imana ni ibihe abantu muranga mukurikiye Big Town TV mbabwira ibintu mutaramenya uyu mujyo wa Yesu yago yinjiyemo ni mwiza cyane kumufasha kugira ngo aherege tamuzanyemo ni rikiri kuyungura kumwereka system ko rujya kuri ibi bintu kubera yuko umwanzi yagukubise umukubita inshuro ebyiri yego aje kubaheregitana abahere mu mpande akaba se ari we wazanye na video yindi ndashaka kugira nkwereke iki kintu wari uzi neza ko njye hari umuntu wambwiye yuko izi video mbere ko karajya kuzakira nawe yakiriye nawe byasabye kugira ngo atange utuntu reka yaraziguze